abantu bose bafite inyota bahazwe n'ijambo ryawe kandi ribonekemo ibisubizo byose, kuko ni wowe udutunze, ni wowe utubeshejeho. Urakoze mwami ko waturemeye umunsi w'amateka, umunsi w'ibirori, kandi ukomeza kutugirira neza, mu izina rya Kristo Yesu, amen. nagira ngo uyu mwami w'abami Yesu niwe ugiye kuvugwa. nagira ngo mbabwire impamvu nasaba yuko tumuha amashyi mu kanya. icya mbere, Yesu yatekereje neza. nubwo yabanje kugira akamero nk'ak'Imana, yatekereje ko guhana n'Imana atari ikintu cyo kuguta, ahubwo yisiga umunsi. yatekereje neza. cya kabiri, Yesu wenyine niwe nabonye usiga byinshi akajya gushaka kamwe. yari afite intama 99, amaze abona harabura imwe, asiga 99 ajya gushaka imwe. nabwo mumumera amashyi. ari wowe wavuga uti izi zirampagije, cyangwa ugatuma abagaragu mujye kunzanira ya yindi imwe, ariko we yasize 99 ajya kwizanira imwe. icya gatatu, icyo ndakivuga nsa nk'useka. Yesu wenyine niwe ukoresha ijambo mwese kuri iyi si no ku ijuru. kugira ngo mubyumve neza, ibintu byose byo kuri iyi si bibaze bifite bene byo. kubona akazi, kujya muri korali. ubu kujya muri korali nziza yabaririmbiraga bafite ibintu bakoresha by'ibizamini. wajya kuririmba ukaririmba nk'ijwi wenda n'irya munani, bati wowe ibizamini byabarangiza ntiwabikika. ntabwo byaba byoroshye. iyo bagiye gutanga akazi, numvise amatangazo bavuga ngo hari umwanya, ngo akazi ngo karahari, ngo ariko ngo kugira ngo umuntu agakore, ngo ijambo rya mbere ngo agomba kuba ari umunyarwanda. ukagira ngo urimo ese abenshi hano muri abanyarwanda. bakavuga ngo agomba kuba yarize kaminuza icyiciro cya 3 cya lisansi. urumva ukirimo. hari n'abavuyemo. bagakomeza ngo agomba kuba azi kuvuga neza no kwandika Icyongereza n'Igifaransa. wowe ukabuza ururimi rumwe, urumva utavuyemo. bakongera ngo agomba kuba azi no gutwara ikinyabiziga afite kategori B na D. urumva ukirimo, uvuyemo nanone. bakavuga ngo agomba kuba ari umwari n'umutegarugori. urumva urimo. abandi nabo rero mukagira ngo mwese murimo. bakavuga ngo agomba kuba atarengeje imyaka 35. urumva ukirimo. bakongera ngo agomba kuba yiteguye guhita atangira akazi. aho wowe uratwite birasaba ubanze wongere. Yesu we, niwe bakoresheje ijambo ngo bangahe? Yesu wenyine. nta mushumba wabitinyuka. muzajya kwiga mu rurebe, barabaza ngo bavuye he? ugatangira ngo nanjye
umushumba y'icyemeza bati yego ganiriza uwo muntu uzi icyo bivuze genda umwumvishe yuko agomba kujya azana icyemezo Yesu wenyine duhereza amashyi yo hejuru ikindi ngiye kubabwira mukamera Yesu amashyi Yesu wenyine niwe witeza indushyi abandi bose barabashaka babagirira umumaro abeza hari naho nabonye bavuga ngo kugira ngo ukore ahantu ugomba kuba useka neza kuko niba warakutse iryinyo wegeranye Yesu wenyine niwe wavuze ngo mwese abarushye n'abameze bate muze musange hanyuma mumumere amashyi dusome ijambo ry'Imana intego rero ni iriya turi gutegura iki giterane n'ikorane twabonye abantu bafite ibibazo byinshi cyane tubona abantu bafite ubwoba dutekereza kubabwira ko Yesu ari uyoboye urugamba muri maso Yesu niwe uyoboye tugiye kureba rero impamvu babwira ibintu bikeya ubundi dukomeze iki giterane giteguye neza cyane dufite intego iri mu gitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma igice cya 32 turasoma 20 umurongo wa 7 n'umurongo wa 8 igitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma igice cya 32 umurongo wa 7 n'umurongo wa 8 aravuga ngo nimukomere ngo mugire mute mukomere nimukomere mushikame nimutinye kandi nimukurwe umutima n'umwami wa Ashuri cyangwa ingabo ze zose ziri kumwe nawe kuko iyo turi kumwe ikomeye iruta abari kumwe nawe mu ruhande rwe ari kumwe n'amaboko y'umubiri ariko mu ruhande rwacu turi kumwe n'Uwiteka Imana yacu niyo idutabara kandi ije kuturwanira intambara zacu amina amina iyo turi kumwe byandikishije inyuguti nkuru muze kureba muri Bibiliya iyo turi kumwe twazanye ihumure twaje kuguhumuriza twaje kugukomeza twaje kukongeramo imbaraga twaje kukubwira gushaka Imana mu magambo makeya urugamba ni Yesu uyoboye hari imirongo ngiye kubereka yo mu isezerano rishya cyane ndayibwira ababaririmbyi barimo baraturirimbira namwe mwese n'abakozi b'Imana muri hano muri Mariko 16 murongo wa 19 kugeza ku murongo wa 20 haravuga ngo nuko umwami Yesu amaze kuvugana nabo ajyanwa mu ijuru yicara iburyo bw'Imana aba barasohoka bigisha hose nafashije cyane aba barasohoka bigisha ahantu hangaha noneho urebe wenda hano sinzi niba mwese munahabona ariko ndabafasha byandikishije ikaramu itukura ahantu havuga ngo umwami Yesu ngo ari meze ati umwami Yesu ari kumwe nabo abafasha agira atereye
mugure bibiliya, mushake bibiliya muyisome idacuritse, musome bibiliya mutananiwe mudafite ibyaha. Ngo umwami Yesu ari kumwe nabo agira ate abafasha akomeresha ijambo rye. Ibimenyetso byagendanaga naryo. Ijambo ry'Imana rifite umwihariko ntirigenda ryonyine. Mu Imana maze kubw'ijambo ryayo ntabwo rigenda ryonyine. Akomeresheje ni ukuvuga ngo hari ijambo riravugwa hanyuma agahita rikomeresha ibimenyetso biherekeza. Ubutumwa rero twahawe buroshye. Dore ngubu Yesu yasize atubwiye ibyo tugomba kwigisha. Biri muri Luka gice cya 24 umurongo wa 47. Tugomba kwigisha abantu bakihana ibyaha. Nk'ubwo butumwa ko abantu bose bo mu isi bakwiye kwigishwa ijambo ryitwa kwihana ibyaha no kubabarirwa ibyaha. Ngubwo butumwa ko naje bugashira. Ahantu hose muzajya mubwira abantu bave mu byaha, mubwira abantu bave mu busambanyi, bave mu bujura, bave mu bucakura, bave mu nzangano, abantu bave mu byaha. Noneho mubabwire ko uwemeye ibyaha bye ababarirwa. Wa muntu warangije kwemera ko ari umunyabyaha, mumwigishe kwitondera ibyo yasize atubwiye. Mumubwire ko Yesu azagaruka, mumubwire ngo ntagire ubwoba, nyir'umurimo yatubwiye ko turi kumwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Twongere haleluya, Imana ishimwe cyane. Ngiye rero kuvuga ibintu 12, ariko ndavuga nirukanka kuko ngenda ndashaka ko mujya musubiza ngo Yesu abyibereyemo. Biroroshye, umuntu wese uza gutaha muze kugenda mugambira muvugana muti Yesu abyibereyemo. Icyambere rero gutabara bera. Bise birakunaniye no kuvuga gutyo. Reka ngorane nakorera ikimuvashi gutabara bera. Yesu abyibereyemo. Kwezi itorero rye. Yesu abyibereyemo. Ukiza abera igisuzuguriro. Yesu abyibereyemo. Ngo Yesu ari gukora, Yesu abyibereyemo. Haleluya. Gutsinda kw'abera. Gufasha abakozi ku murimo. Guhimba indirimbo, kuziririmba no gukundwa kwa korali Shefashiri. Muragira ngo ni ibyanyu byo? Ni ibyanyu. Yesu abyibereyemo. Kuduha urubyaro, kwiga, akazi, kudukiza ibyaha, kudukiza indwara, intimba, imibabaro, agahinda, ishavu n'ibikomere. Haleluya. Hanyuma murebe kuzana ububyutse mu itorero. Murebe hariya kubeshaho imfubyi n'abapfakazi. Ba bantu rero b'incakura nk'abantuza, hari umugabo ngiye kugayira muri iri teraniro w'incakura wakoraga ibwami witwa Siba ndamugaye, namwe muze kumugaya. Siba ndamwibutse. Siba arashaka kwica idosiye y'uko Mefibosheti azi ibwami. Siba afite gahunda y'umutima mubi. Umwami Dawidi akimara kugera ku ngoma, kubera ko umwami Yesu yari abyibereyemo kuri Mefibosheti yavirode baramuba inama iraterana, barabaza bati nta muntu wo kwa Sawuli waba warasigaye ngo tumugirire imbabazi z'Imana. Siba rero idatera agatoki tarahari, ariko baramugaye. Bari babimubajije ibyo kuvuga ngo baramugaye, barabimubajije ko bari bamubajije niba hari umuntu uhari. Imana igukize incakura zishaka kwica idosiye. Reka nawe mbabwire ukuntu Yesu abyibereyemo. Haleluya. Dawidi yumvise ngo arahari, ngo nubwo amugaye, nubwo abana n'ubumuga, wamugaye ibirenge bibiri. Niko Siba ari kwica idosiye kugira ngo atahagera. Dawidi
ibwami bantumyeho ingoma zarahindutse ubu Dawidi nyine harangiza yuko wenda ndo kwa Sawuli ibintu birakomera ariko agezeyo mwamvugira ngo agezeyo ni bamumara bamumva ijambo rya mbere Dawidi yavuze ngo humura nicyo jambo rya mbere gira gute ibyari bya soko imisozi yose yahingaga ndayiguhaye wowe siba wowe wicaga idosiye ufite abahungu 15 mufata amasuka mujya guhingira ni wowe ushakaga ko ataza hindurirwa akazi ujye guhinga ni mwebwe mufite amaguru mujye guhinga we muzajya mumubwira ibyo mwishishe gutunga imfubyi muvuge kwa kundi haleluya ari ikindi kuvana abantu mu byaha no kubaha imbaraga zo kunesha Yesu abyibereyemo gushoboza abakristo gutsinda icyaha gahunda yo kuzageza abera mu ijuru haleluya gahunda yo gukunda Yesu kambiga yangize rero iyo Yesu ahari nta gutsindwa iyo Yesu ahari tuba dufite icyo bita success dutsinda iteka tuba turi mu buzima bwo gutsinda ingorane mu buzima rero byandikishije ikaramu itukura ingorane mu buzima ni iki kubaho mu buzima budafite Yesu iyo nta Yesu nta mahoro tuba dufite kandi amahoro niyo abyara amajyambere iyo nta Yesu nta mahoro niba nta mahoro nta majyambere nta mutekano ariko iyo Yesu ahari bigenda neza n'abagore ntibakubitwa nta n'umutungo urutoki ni famiye 3 n'abantu 3 uwa mbere ni Yosefu na Mariya. Yosefu na Mariya basize Yesu, basiga Yesu mu rusengero bafite gahunda ngo buriya ngo mu itara ry'abantu, niba ari mu itara ry'abantu uramufite. Barongera baturiya mwana wasanga yagiye mu nshuti zacu uzanyuse ni muri wowe ngo wasanga ngo ari mu bavandimwe. Ikindi shaka kubabaza, Yosefu ko ataburanye na Mariya ahubwo bakabura Yesu, ko bataburanye kuko atabuze Mariya, kuko atabuze sheri we, nuko icyo bahaye agaciro ugihoza mu ijisho. Barakwivugiye, nagira ngo mbabwire bantu muri hano mukunda Yesu, mwana mumenye agaciro kawe ni Yesu. Numuta uzata agaciro, uzasuzugurika. Nimurebe Mariya arimo agenda mu ngo, ndabona mwana Yesu mwambaneye. Abagore bati yewe watwirataga ngo wabyaye Imana none wayibuze, yabuze Imana ye yayibuze. Abahitaye Yesu barakuvuga. Nimurebe umugoroba w'ababyeyi, icyo gihe Mariya arimo abaririza mu mwana, bose bicaye bateze muzi ibyabaye. Mariya yabuze mwana we, yego yamubuze ma ngo yamubuze. Usiko yitaye Yesu biciro by'imigani ngo yamubuze, kandi nabo barirukanga ati nzabwira ko ikiba mu marayika wo mu mpano we, ubu nzabwira ko iki marayika waje kumbwira ngo azitwa Yesu azakiza abantu ibyaha. Uyu mwana yagiye hehe, yasigaye he? Babitana ba mwana bwira Yosefu ati ni wowe utamucunze, ati ni wowe utamucunze, wowe se y'umucunga. Iyo umwana rero mwananiranye ngo uwo nyina, uko ni ukubeshya, ni uwanyu mwembi. Uwa nyina se kubera iki? Ahubwo ni uwa so. Wowe kuki uri muvuga ngo ni uwa nyina? Yabuze ni umwese mubijyeho. Barara ijoro batavugana, umugabo n'umugore we badafite Yesu ntibavugana nijoro, ntibaganira. Bukeye bumva igitekerezo bati ariko nawasubire Yerusalemu tukajya kureba aho twaba twaramutaye.
bagezeyo basanga yicaranye n'abatambyi hano, abatambyi bamuteze amatwi, harimo abumva, nagira ngo babwire gukumuta niko abandi bamukeneye, niko abandi bamufata, uko umukinisha niko hari abandi bamushaka. Noneho Mariya araza, Yosefu aravuga ati gusa ni ibyacu, reka jyewe nicecekere. Mariya ati sindifana, ndamubaza impamvu yagutesheje umutwe. Arazahagarara hejuru ati niko uzaho jye na so, ngo awe nande ngo na so, uzijyaho na so twamushakiye imitima yacu ihagaze. Iyo nta Yesu duhagarika umutima, ariko Yesu ahari tuba dukomeye. Noneho umwana nawe ati nanjye sindipfana. Ati niko mwashakiraga iki? Ntabwo muzi ko binkwiriye kuba mu rugo rwa data? Tandukanya data na so. Baratandukanye? Inde nanjye bitandukanye yegese. So ni so, data ni data. Tukareba n'abigishwa we basize ujya turwanirira muri Matayo 14. Yesu ati abigishwa ngo bajye hirya bamubanzirize. Abigishwa rero nabo abigishwa bafashe ubwato, kandi Yesu yaramaze guhaza iterambere 5,000. Bafata ubwato bose baragenda, kandi ubwato bwari bumwe, bose baramusiga baragenda, na Yohana aragenda. Tore nagira ngo mbabwire ko ari igihe umuntu aba mu bihe na Yohana akamucika, n'inshuti magara akayibura, na Yohana agende kwe mbure na Yohana agende, n'uwo wabereye pare, n'uwo wabereye marembe, nawe umuhamagare nimero yange gucamo na gufata kukupi. Na Yohana akagenda, ariko ni Yesu nanjye. Haleluya! Baragenda bose baramusiga. Umwami abonye bamusize aravuga ati abantu nabo gusengerwa. Aragenda arabasengera, ariko mu kubasengera aravuga ati aba bantu bazi agaciro kanjye. Avugana n'umuraba ati nimubankangire bamenye agaciro kanjye. Umuraba nawe urazamuka ufata bwa bwato barimo bagenda barimo bumva umunyenga. Hari abantu rero babonye ibisubizo bibagirwa Yesu, hari abashubijwe bibagirwa Yesu, hari ababonye amafaranga bibagirwa Yesu, hari ababonye amazu bibagirwa Yesu, hari ababonye akazi bibagirwa. Umva umunyenga ntutumuta Yesu, cyangwa aza kuzanira umuraba ukumvisha. Murashaka umuraba ko cyamubye guhoya nimumvikane rero hakiri ku manywa. Umuraba ati yewe Yohana we dore umuraba. Bati umuraba iki mugerageza turebe. Baravuga amabiranga ibivuye ku Mana, Imana yonyine n'ibyisubirizayo. Yesu ati bigeze mu nkoko, aravuga ati ubwo basize nanjye ngiye kugenda. Agenda hejuru y'inyanja, avugana n'inyanja ati komera ntambuka. Isi yose riramwubaha. Inyanja itiba nka beto, aratambuka aragenda. Bageze imbere bati dore ni umuzimu. Nagira ngo mbabwire, iyo wataye Yesu witiranya n'abazimu. Yesu ni bibi. Bati dore umuzimu Yohana we, Matayo dore umuzimu. Ngaho ni murwane intambara ebyiri rero. Hagize umuraba, noneho tugiye no kurwana n'iki? N'umuzimu. Yesu rero kubera ari mwiza, arangije aravuga ati nimuhumure nijye mwitinya. Haleluya! Ariko kuta Yesu babonye isomo. Muzi ibintu biri gutuma abantu bata Yesu ni byinshi. Hari n'inda iri gutuma abantu bata Yesu. Muze kureba uriya murongo niba bawuberetse uri muri Yohana igice cya 4 umurongo wa 8. Narumiwe. Reka ngo basomere mwumve ubutumwa bwiza bwa Yesu. Mufite Bibiliya murebe bwa Yohana igice cya 4 murebe umurongo wa 7. Haravuga ngo umusamariyakazi aza kuvoma, Yesu aramubwira ati mutuzi two kunywa. Murebe umurongo wa 8 muraseka. Kuko abigishwa be bari bagiye mu mudugudu kugura ibyo kurya. Abagabo 12 bajya guhahira icyarimwe. Abagabo 12 ibyo kurya biri gutuma abantu bata Yesu. Nimundebere Yakobo pe umusaza nawe arakurikiye na mbaraje. Murebe none Yohana nawe na mbaraje barimo bakatubuza ifu. Na Petero kweri bavuga ngo nawe katura ngo tugiye gukora amandazi. Petero mu mandazi
icyambu ubururu mugihindura icyatsi mwataye Yesu abantu 12 bose buriya niyo bakera batatu bohereza guhaha abandi bakagumana na Yesu ndagira ngo mbabwire ngo agaciro kawe cunga Yesu aba kuri hafi ukumane nawe inda ntitume umuta icyubahiro ntigitume umusiga agaciro kawe nuko aba ahari urugamba muhura narwo adahari ninde uzakurwanira niki noneho muziko batekeye mu isoko muziko bahashye bagahita bateka bakarya noneho Yesu rero baramupomekera bamushyirira muri tekawe barazana bati mwigishe ariko nubwo wicaye ariko ibiryo byari bishe byari bibatumye se arangije arababwira ati njyewe ntabwo nicyo mfite ibindi byo kurya mutazi kuko yari mwabagaye ngo bamusize bose none se bahita bakora akanama k'itsinda hari umuntu waba se yaciye inyuma aramuzanira ariko Yesu yarafite ibiryo yararindiriye abantu b'abagore Musamariyakazi arimo azana arimo ararika kura sukara hose kugira ngo baze barebe Mesiya Yesu ati ntarababwiriza sintamira ntaravuga ubutumwa siniki niyemeze mugumane na Yesu shoreshe hano kandi nareka tukagumana na Yesu iki cyoteye ubwoba Yohana Abaroma igice cya 8:31 umuvugizi wacu arimo aze abusengere arimo aza reka mbabwire ubwo Imana iri mu ruhande rwacu n'umubisha wacu n'indi niki cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo ngiye kubara ni amakuba urajya uvuga ngo hoya ni amakuba ni ibyago ni ukurenganywa ni inzara ni ukwambara ubusa ni ukuba mu kaga ni inkota reka nkubwire inkuru nziza rero muri ibyo byose turushishwaho kunesha n'abadukunze muhaguruke twizere Yesu ko ari uzatuma tunesha muhaguruke dusenge Imana dusenge biranashoboka ko muri iri teraniro haba harimo abantu batarakizwa batarakira Yesu bataraba ubuzima bwabo Yesu utarakira Yesu ngo kubera umwami n'umukiza ntabwo ari kuba umukiza gusa kubera umwami n'umukiza umwami n'umukiza icya kabiri haba hari abantu barabona mu rusengero ariko iki gihe urangije umwaka utakiba mu rusengero waraguye warakoze ibyaha wowe niba uri muri iri teraniro utarakizwa utarakira Yesu cyangwa wari warakishijwe ariko warasubiye inyuma uzamura ikiganza uyu mushumba dusengere Imana ibamugisha mwinshi ndabona bazamuye ari benshi cyane Imana ibamugisha zamura cyane Imana irakubabarira uko ibyaha byose waba ufite umwami Yesu arakubabarira n'ubu uri umugabo ndabona barimo bazamura harimo abagabo n'abagore n'abasore n'abakobwa umwami Yesu mwese arababarira n'ubwo waba uri inyuma protokole itakubonye protokole y'ijuru yakubonye Yesu yabonye ibyaha byawe uwo musore nakubonye uri ruguraho aho Yesu nawe yahabo kandi urava yakubabariye nawe umuragwa w'ubugingo buhoraho kadusenge Imana aranyemereye ngo mbahamagare muze hano tubasengere umuvugizi aranyemereye ngo muze abasengere Imana ishimwe dukomere Imana amashyi n'abashumba bari hano gutekereza hano bahagije kugira ngo dusenge n'abantu bose bashaka gukizwa ndabona bari mu bamanuka nushaka ko tujyanayo angira igane irinjira ukizuru igane kandi uwo mutwaro wikoreye mwerera ruguturu amase menshi duhimbaza Imana twese tuzamana benshi mubayobore ihane dufate
ijambo ryawe urabuze ngo ijambo ryawe rizaho uzazisiga ibimenyetso ibimenyetso bene data bemeye yuko ari abanyabyaha kandi ko bemeye ari abanyabyaha si ishyaka ahubwo ni amahoro kuri bo n'umugisha kuri bo n'umugisha kuri bo n'umugisha kuri bo kuko bemeye yuko mwana wabaha amahoro kandi bemeye yuko wabana nabo turabasengera izina rya Yesu umwanya tumugoroba umugisha kuri bo imbaraga zo kwishaza abakozi b'igihugu tubazirukanye mu izina rya Yesu uhereye n'ubu babohore kandi umwuka wera ajya mu mitima yabo abadayimoni babacunaguza ngo ntibababariwe turabirukanye mu izina rya Yesu ahubwo mwumve imbabazi mu mitima yabo kandi uhereye umunsi bagubwe neza ndasenze mu izina rya Yesu Kristo imbaraga z'umwuka wera mwami zibemeza yuko bababariwe nawe kandi babaho ururimi bature yuko uri umwami wabo urakoze mwami kandi turasengera iteraniro ryose turi munsi y'igisenge mwami ngo turinde kuguta tugendane nawe kuko nitugendana nawe nta kibazo nitugendana nawe tuzanesha kandi turifuza kwinjira muri cya gihugu cyo mu ijuru turasenze mu izina rya Yesu kugira ngo n'umugoroba usobanurire buri wese ibwira urugendo ko ari wowe ubyibereyemo kandi ko waduhamagaye ubishaka kandi ko waduhamagaye ufite ubutware n'ubushobozi ntabwo ari amahirwe yuko tutazagerayo ahubwo mwami kuri wa musaraba waravuze ngo byose birarangiye mwami turagushimiye kuko umugambi wawe mwiza turagushimiye kuko umugambi wawe mwiza ku muntu uhagaze hano turagushimiye kuko ujya uvugana n'abantu mu mitima yabo ongera udufashe kandi twegerane nawe kandi tubane nawe ntibibe ari amakuba ntibibe ari inzara ntibibe ari ibyago oya nta na kimwe kubera kuri mu ruhande rwacu byose birashoboka urakoze Yesu tanga umugisha kuri buri wese kandi mwene data nawe umugisha utubwirije imbabazi zawe n'ubwawe bikomeze kubana natwe tubisabye Imana kandi tubunyigiye mu izina rya Yesu tubabwire ku musaraba amen.